ndashaka murebe iyi video murebe umuhanzi nk'uyu. Izi ni ingaruka z'ikiyobyabwenge. Dore ahantu umuntu yihishe. Uri kurebe? Dore adakava. Dore ahantu yihishe. Wamubonye? Ndebera. Murabona ahantu ndebera aho umuntu yisanga muri situation ibi biboro, umuntu w'icyamamare nk'uyu nguyu bigasanga adashobora kwisanga, ashobora guhagarara mu bana yaba ari no mu bana akajya kwisha muri iriya ngo dore ahantu yihishe. Yemana ari umuhanzi umwe ko kuri aba kabiri ntago mubara nk'umuhanzi. Uyu mwana wo mu Budage ngo niba ari babu, uraho umukobwa wihinduye umuhungu w'umutinganyi kiba cyambara nk'abahungu. Uyu nguyu simubara nk'umuhanzi uko nani gihangano kikirarenga n'umupaka wa Gatuna. Uyu nguyu ni mujya muzana abahanzi mujye mureka, wenda yaguye kuko ari umumetisi cyaraje gikanga abantu batekereza ko ari umuhanzi ariko si umuhanzi wa hehe. Ubu turi kuvugana urwego rwa RIB cyangwa inzego z'umutekano zipakiye abantu babiri imodoka, barimo Babo, uwo mwamenye nka Babo, ni umunyarwanda uvanze wo mu Budage, ni umudage w'umunyarwanda. Hakabaho uwo bita Ways, uyu nguyu ngo yagiye kwiga umuziki ku Nyundo, yari umukobwa uzi kuririmba mwamenye cyane, ngo ufite ibere rimeze nk'urutare rwa Bigogwe, ni kugendera kuri reference muzi. Ubu turi kuvugana baburije imodoka, babatwaye Muhanga muri rehab, bagiye muri rehabilitation, bagiye kubavanamo ibiyobyabwenge babasanzemo. Abangaba nabahaye video ejo bundi yuko Kavuyo atari barimo, kuko ngiye nakize gutya video nabahaye ntabwo Kavuyo yarari. Kavuyo bahise bamufungura kuko barabafunze ibintu by'ubusinzi, aba bari kunywera basanga bitari ngombwa ko bakomeza kubafungiramo, barabarekura. Kavuyo baramurekura, ariko basanga barabatinganyi bo ikintu bita ikiyobyabwenge kirabagera ku bwonko. Inzego z'abanyura zahise zifata kasiya zijugunya amabusu. Ubu ngubu bavanye muri mabusu batwara muri rehab. Niko bimeze. Iyo biza kuvuga ngo yebeza gusanga mu Rwanda icyaha cy'ubutinganyi ari icyari nk'Ubugande, ahangaha ho byari kuba ibindi kuko ni n'abatinganyi. Ngayo nguko nuko bimeze. Inkuru za showbiz n'akasamutwe nuko bihagaze, nuko byifashe. Babatwaye muri rehabilitation inani Igitarama. Muhanga si Igitarama, Muhanga si Igitarama munyibutse. So niyo babatwaye bagiye kubajyana nayo babanze babakamuremo bina biyobyabwenge bagaruke muri societe. Iyi nkuru y'ikiyobyabwenge, iyi nkuru y'ibiyobyabwenge bikabije, ariko ngensiye nibaza ikintu kimwe. Ikintu nibaza, ntabwo nibaza nta muhanzi utanywa ibiyobyabwenge, ariko icyo nibaza ni iki ngiki. My question is, ibi biyobyabwenge byinjira bite mu gihugu? Ntabwo njyewe nsigaye nibaza uko ibiyobyabwenge binyobwa, kuko binyobwa ari byinshi cyane pe cyane. Ngiye ndamutse nkubwiye abantu banywa ibiyobyabwenge, iyi nkuru nayo breakinze kare. Magira ko iyi nkuru bafashe Kavuyo, bafata Ways, bafata uyu Babo, bafungira muri station ya Remera hari ya Godiyare, ariko basanga barabahanzi bo banywa ibiyobyabwenge. Site n'abandi benshi cyane. Ariko ikibazo nibaza, ibi biyobyabwenge byinjira mu gihugu bite? Narwaye grippe Aline, narwaye grippe, ariko kubizi ngiyewe ntabwo kurwara grippe byatuma ntavuga my friend. Ndavuga ngiye ni napfa nzapfa mvuga. Buri muntu agira impano ye, nuko nyine nasanze ngiyewe ngira umudomo ndavuga. Ngomba kunyakira uko niko naje gusanga mfite iyo mpano yo gutanga amakuru no kuvuga. So aba bahanzi ibi biyobyabwenge byinjira bite? Ibi biyobyabwenge byinjira gute? Kuko abahanzi bose barabikoresha, ariko kubikoresha ni ikintu kimwe, ariko n'uburyo byinjira mu gihugu ni ubundi buryo. None niba ibiyobyabwenge byinjira n'intwaro ntizinjira? Niba ibiyobyabwenge tubona babinyoye tutazi uko byinjiye, ndakambara yani n'intwaro zizinjira. Anyway, reka tuveyo. Poresho uraza gukira. Ushobora kufitira iryo ry'umubiri wabwo no busambanyi bwo gutuma ndika ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngiye urambwira ngo ndishunda kuzi. Nagiye mureka ibyo bintu by'uburyarya. Uraza ati Poresho gashishuke uruhu. So anyway, bano kuri TikTok muri indyarya. Poresho. So
tuvuye kuri inkuru ebyiri ziri kuvugwa, hari izindi ntashobora gushyira hanze nonaha. Nabahaye video ya Kavuyo akimara gufungurwa. Kavuyo ntabwo yamaze nk'iminsi birahise afungurwa, ariko aba babiri ubu turi kuvuga nabo babatwaye muri ntuza, babatwaye muri rehab abahanzi babiri, yaba ntuza, yaba Airways, yaba Bobu, babatwaye muri rehab, babatwaye Muhanga, bagiye kumanza bakamuremo kira kiyobyabwenge. Ariko mugiye n'izina ry'Imana bagiye kuvuga ngo abahanzi bakoresha ibiyobyabwenge bose abatware muri rehab, nta n'umushobora gusigara, ntawe nta n'umwe wasigara, bose babatwara. Icyo ni icyambere. Ibi ngibi tunabidafite turi tubivuyeho, abanga barabatwaye. Ngaho ni musigare mu nkuru z'imburamukoro zidafite agaciro, zuko Mutesi Jolly yujuje inzu, yafashe video aragenda yibanika hariya, ubundi mu bintu murarondogora koko. So kubwanuka mwavuze Mutesi Jolly yujuje inzu ubu nanjye gufate nta video namanika hariya. Reka mbabwire ikintu kimwe, ariko ku rundi ruhande ndabyumva. Urukumva? So abo bantu rero bakoresha ibiyobyabwenge, abangaba bamaze kumbera kansa mutwe. Ikibazo ngiye nsigaye nibaza, ntabwo ngene no kwibaza ko abahanzi benshi bakoresha ibiyobyabwenge, kuko ni hafi ya bose. Nakoze inkuru ibiyobyabwenge abahanzi abagenga kugira ngo bakore imiziki biyahuza ibiyobyabwenge, none nta nubwo bakoresha. Ibi ngibi nasobanura abantu nabibonye, reka nze nceceke. Ariko ntabwo ibiyobyabwenge basigaye bakoresha ari n'urumogi gusa. Ibiyobyabwenge bimaze kurenga n'urumogi, basigaye bakoresha n'ifu y'umweru. Ibi ni ibintu bimaze gufata intera, ahubwo RIB na polisi muze kuturebera. Byinjira biti kunyobwa, byo biranyobwa. Umva, ni bose ndamutse babwira urutonde byasa nkaho ari kwanduranya, ariko ni bose. But my question is, byinjira mu gihugu biti? Ntekereza ko ryo mushobora kugenda mukarebaho, naho kuba biba mugiye gufata abahanzi bamwe bakoresha ibiyobyabwenge, ntawasigara. N'abakora gospel benshi bamwe ibiyobyabwenge, kandi bitongo bakora ngo baririmbira Imana. Twaje gusangira ibintu byanyu byo kuririmbira Imana ari scam. Nimwe musambana, nimwe mutera amada, nimwe mukoresha ibiyobyabwenge, nimwe mugira amabi nka nyina wabizuru. You have nothing there. Abangaba bagiye Muhanga, niba mubyibuka neza, bagiye basangayo abakobwa bari bo uyu nguyu wirongoje icupa rya Heineken, bavuyeyo nabo baragaruka. Bongeye gusubira muri societe, bagiye kongera bazengereza abantu. Niko bimeze. So ikibazo ntabwo ari ukunywa ibiyobyabwenge no kubikoresha, ikibazo byinjira mu gihugu biti. Anga ntekereza ko tugomba gusigara twibazaho, byinjira bite ko na cocaine zatangiye kwinjira. Cocaine yafu y'umweru, ibi byinjira mu gihugu bite? That is the question. Nicyo kibazo ahubwo twibaza. Ibi biyobyabwenge babyinjiza bati? Bazashaka kuko mu Rwanda ntantu bakorera, nta ruganda rwa cocaine ruhaba. Bivuze ngo byinjira buforode. None ahanyuza agapfunyika ka cocaine ntabwo hanyura akabokisi k'amasasu. Hapa bitu ni danger. Mushaka uburyo ibiyobyabwenge byinjira kuko ababinywa ni benshi. Iyo muzambwira bahuru urutonde rw'abahanzi bakoresha ibiyobyabwenge kandi bahena evidence n'ibimenyetso, muzasigara. Ibi ngibi ntuze yarabyivugiye neza cyane. Hari umuhanzi umwe wasobanuye uburyo ibiyobyabwenge we yambuka akajya Uganda, Kampala kujya kurangurayo ibiyobyabwenge akabizana. Yagiye kuri kamera atanga testimony wa muhanzi ukuntu yajya guforoda ibiyobyabwenge akabizana mu mujyi, akabizana i Kigali. Muramwibuka? Sindi buvuga amazina ye. Ubwo yari yakijijwe. Iyo bavanye wa gatoya ngo baza ngo bongeye kuba abantu bakabwanuka nyuma y'iminsi biro kongera bakabisubiramo. Nizina ry'Imana baramutse bagiye kuvuga ngo bafunge aba bantu bakora bino biboro, nta muhanzi, nta muntu numwe wasigara, kuko bose umuntu wese ugiye kubicyamamare arabikoresha. Noneho abangaba bamaze kuba batinganye, abangaba bishoye mu butinganyi nk'iki ngiki. Uyu mwana yari afite ijwi ryiza pe, uyu wibere rya Bigogwe, uyu Airways ni umuntu wari ufite ijwi ryiza, ni umuntu wari ufite impano, ariko muri abantu yisanze. Akimara kujya gutingana n'iki cyana cyavuye mu Budage, dore ahantu bimusunikiye, impano yirarangiye tayari.
yisanze mu biyobyabwenge kandi agikundana n'uriya mwana Junior ya nani Juno yari ameze bien indirimbo basohora indirimbo umwana n'umwana ufite impano aho yinje muri ibintu by'ubutinganye dorano bimugejeje agiye muri rehab azava muri rehab azadafite hano yerekeza amaso aze kuri babe birangiye nuko abashaka ngewe niba abantu mushaka ibyo kuvuga ko aba bantu bakoresha bino biyobyabwenge namaze kubirambikira iruhande namaze kubishyira iruhande ahubwo ngesigaye nibaza ibi biyobyabwenge byinjira bite kokayine zinjira mu gihugu gute urumogi rwinjira mu gihugu gute cyangwa rwaro rwo gukoramo isuzuma rwamaze kwera nirwo bakoresha nirwo banywa basigaye banywa rwaro urumogi bari barahinze rwo gukoramo ibinini rwaro urumogi baje guhinga rwo gukoramo imiti batangiye kurunywa abahanzi none imiti tuzayikora mu ruhe rumogi ko abahanzi bari kurunywa ko rwaro urumogi ya kanabika nkoresha ijambo ry'ikinyarwanda ya kanabisi baje guhinga mu Rwanda yo kuzakoramo ubushakashatsi yo kuzakoramo ibinini n'imiti abahanzi batangiye kurunywa none imiti tuzayikora mu buhe rumogi ko ndeba kanabisi abahanzi bacu bari kuyinywa kuko ngenzi ko imipakira danangiye ntago bashobora kwambutsa urumogi ariko ikintu ngiye nibaza ni kimwe uru rumogi n'ibiyobyabwenge byambuka bite binyurahe imipaka bayizirike kuko ibintu byinjiza ibiyobyabwenge izi forze z'ibiyobyabwenge zimaze kuba kasamutwe ngayo nguko ituvuye mu bintu bya showbiz cyangwa tuvuye mu bintu by'imyidagaduro nuko bifashe nuko byifashe aba bahanzi babiri amakuru mfite nuko mu kanya gashize babapakiye za modoka babatwaye Muhanga muri rehabilitation babatwaye muri rehab bagiye kubakamura mu kira kiyobyabwenge ariko ikintu gitangaje bagenzi babo basigaye bari kubinywa ni benshi abantu b'ibiyobyabwenge ni benshi cyane ngo biraza kugenda gute sase naho ntimuzabona ntabwo muzabona rehabilitation muzakibona abahanzi kuko hafi ya bose ntekereza ko bazi ko kuba umuhanzi ari kunywa urumogi kuba icyamamare ni ukunywa ibiyobyabwenge hari igicucu cy'ikigabo ejo bundi umugabo mukuru ukomeye ukora mu nzego za leta aragenda akicara mu bandi bantu ni ikigabo gikuru kikagera kikicara mu bandi bantu kikavuga ngo ngiye ngo n'umuntu runaka ngo turakomesha ngo turi bitangaza ngo twamaze kuba kasamutwe ubuzi ibintu ariko byo kuba kasamutwe ni umugabo mukuru ntabwo ari buvuga izina rye sindi buvuga izina ryawe ariko ari yizi akagenda kicara ngo twe turabaganje bura ngo no kumweru dukoraho umwana w'i Kigali ubu ngo kwicara kuri agatanga conversation hari abantu batatu kugira conversation nta kari code kari ibyo ntabwo bikunda iyo bibaye ngombwa noneho bikaba karusho yafaze abasha gufata ka video umwana kwicarana mugatera story ariko kubonamo igishoro aka video pa ati ngo difade inkuru wayimenye ntiwoya ohereza senkane ntige ndungukira he turakomeza kuba kasa mutwe inkuru yiguri ntayunguze ati none se ngo difade ngo nta namayinite wamba kugira ngo iyi nkuru ndabwo atamayinite yo ndayaguha ariko ntabwo nguri inkuru ariko amayinite ndayaguha nkaho kubise minota y'10 inkuru akayimpa ikiri Buruma ni kula muceri ama kula mpuga kwa kula wali Buruma inkuru bakayimpa umuntu abakubise video umugabo mukuru ufite ubwanwa n'umuryango ukomeye ufite title nini ngo yewe ngo ngenda nakomeye ngo muri mutwe ngo ngenda runaka ngo turakasa mutwe byagenze bitesi ati rega buriya nibini tungwa n'icyuya cy'inzovu inzovu igira icyuya wa mugabo we ati icyuya tugikuraho ibaze tunyeganyeza inzovu ikabira icyuya tukakinywa ndavuga ni uburetse gato naha tugeze so ikiyobyabwenge ribu ibiyobyabwenge abahanzi ntabwo muzabafanga mu barangize kuko ni isoko nishwashwa ni benshi niba ubona abantu nababwiye murebe iyi video abantu muri kuri TikTok nababwiye iyi video ndashaka murebe iyi video murebe umuhanzi nk'uyu izi ni ingaruka z'ikiyobyabwenge dore ahantu umuntu yihishe uri kurebe dore adakafa dore ahantu yihishe dore wamubonye ndebera murona
ahantu ndebera aho umuntu yisanga muri situation ibi biboro, umuntu w'icyamamare nk'uyu nguyu bigasanga adashobora kwisanga, ashobora guhagarara mu bana yaba ari no mu bantu akajya kwisha muri iriya ngo dore hano yishe. Izi ni ingaruka z'ikiyobyabwenge. Izi ni ingaruka z'ikiyobyabwenge papa, no kwisanga bari kwivurwa mu bintu birango by'ubugoryi. Aha ngaha reka tuveyo rero.